magana 350 ibiro 350 byari byo byari byo nyine susiko navuze se ko mperuka 35 akyo gihe bamfotoye ndi muri gukora siporo akaregime byaragabanutse ubu se haje umujama ari hese ahubwo ko bamaze gukura ari hese akaza je akavuga ati njyewe maneke mfite urukundo kandi nzagufasha gutunga umuryango ndagutereka mu mago usaha unjanye ngo ngumaye koko tuvugishije ukuremi wawe unjanye ngo mubyarire wawe unjanye ngo nguhingire wawe unjanye ku myaka hafi 50 ngo tujye twisekera reba n'umubyibuhura nyiciye sinkibasha uze simbeze ko gahunda zose za amaboko undi n'undi rukundo rego urukundo rujya warushatse maneke buryo urukundo koko ni indwara ubwo yabibaye ya ndwara Reka nizere ko mumeze neza kandi reka mbashimire nongere mbaye ikaze kuri kamera za yawe TV mwese aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye Amerika Ubwongereza ahantu henshi yagiye atandukanye cyane cyane abaturanyi b'abarundi reka bahiyambo mbasuze mbahe ikaze amazina nitwa Emi Nyawe 2020 kuri Instagram yanjye niyo mazina ushaka ukambona imbere yanjye rero ndi kumwe n'umuntu tunganya ibiro nitunganya ibiro se ngwino wigaragaza yahabona bakubona yahabona nyine wowe urabona tutanganya ibiro turangana ko bicuritse reka nguhe ikaze mu kiganiro kuri yawe TV murakoze cyane nyine umeze neza sana ariko kunda guseka ko niko tuntu twanje mu gitondo nakwandikiye ndi kukubwira ati tubonane mbona uransetse utusetse iki usetse iki swagira ngo ndire ubu uransetse ati wikundira guseka amazina ninde amazina nitwa Imana Ingabire Jacqueline alias Maneke ako kariyaze ko alias Maneke Maneke yes wumva ufite ibiro bingahe bike cyane nyine mpamvu nanjye navuze ngo njye nawe tunganya ibiro urabihakana ubona tutanganya ibiro turabinganya njye mfite ibiro 50 none se urabona ntari munsi yawe ufite gahunda 25 nibyo ufite kora Freemax nibo nabonye baravuga ati umuntu ufite ibiro harya ibiri 350 ibiro 350 byari byo byari byo nyine susiko navuze se ko mperuka 35 akyo gihe bamfotoye ndi muri gukora siporo akaregime byaragabanutse ubu umeze neza meze good ndagira ngo ubanze umbwire akamaro ka siporo burangiye ntabwo siporo ibintu bya siporo urabona kuntu ngana ubu ndamutse ngana gutya nkakora siporo noneho urabona nta kurusha ibiro kure siporo ni nziza siporo ituma uba supre siporo ituma ugira ubuzima bwiza hari indwara utarwara kubera siporo siporo ni ingenzi siporo ni ubuzima ariko ubisobanukiwe ari uko umaze kuba ufite ibiro nk'ibyanjye ko siporo ari ubuzima maze kubimenya nyine narahugutse wabaye umunyeshuri mwiza uba n'umwarimu mwiza yes abantu twakubonye kuri Freemax wenda beshine naho bakubonye bese natanze agatego nk'akabana muri primaire iyo bari gukina ubu utanze agatego ubu uragaragaye ubu umeze ute ku mubyibuho reka bari ko mbivuga ariko nonyimbe nabi oya umbira iki nabi kandi ngomba guseka ahubwo meze neza cyane ubuzima bumeze neza ndahumeka neza ndagenda neza siporo ndayikora neza mbese ubuzima buri good buri trebye ariko wavutse ufite ibiro bingahe wenda ari nk'umuntu ushobora kwasta ko uyu muntu yavutse angana gutya amakuru mfite navuka ibiro 5 umva byari byinshi n'ubundi nkura ndi munini ariko bidakabije cyane ku myaka igenda ikura ibiro bigenda byiyongera none imyaka yongeye
irakura ndongera ndagabanya ngeze igihe cyo kugabanya. Ubundi ubusanzwe umwana avukana nk'ibiro bingahe biri maximum? Ubundi ibiro byiza bitari umwana mutoya bitari munini ukabije 3.5 burya bari umwana meze neza. Muvukana bifayive. Bifayive wabyumvise ariko kwisi nahageze mbyibushye. Nubundi wari ufite umubiri wo kubyuha nubundi iyo umwana aza kuba avukira nk'amezi 18 wari kuvuka nubundi ufite nk'ibiro nka byari kuba ari danje nka veni. Mva byari kuba ari byinshi. Yaratabaye nyine nzakari. None yaratabaye. Imana yaratabaye uzakare. Umubyibuho wawe ku myaka watangiye none kuba munini cyane ufite imyaka ingahe? Natangiye kuba munini cyane ngize imyaka 23 aho maze gupfakarira. Napfakariye ku myaka 20 irengaho gake maze gupfakarira ibiro byariyongereye cyane. Ese washatse ufite imyaka ingahe nimba warapaka ufite imyaka 23 gutyo? Nashatse ndi mutoya afite imyaka 19 n'abagabo 20. Ariko yezo wambere muteka. Ujya mu mago. Kuri mu mago. Nese ubwo atangiye gukundana ufite imyaka ingahe? Ariko byirimo niri. Icyo pfa nuko ntari mineri. Ubundi se mineri ba? Mineri wawe neza ngaho se gifunguzo. Gifunguzo cya 17 ntacyo uzi. No munsi yawo. Ubundi ubuze system igezweho. No kuvuga ngo umukobwa nukuza gusura umuhungu ukabanza ugahagarara kuri kaburimbo mbere yo kugera mu rugo. Ukerekana indangamuntu ukayereka umudugudu wose. Akoka usikuze ubwenge mbaye kurema ngufashe mu ntoki. Niba uzi icyo kintu umwana mwiza. Nagatira birwanya. Ariko wenda nkawe uri umumama wenda uravuze ati washatse ku myaka 19 20 ukabaka imyaka 20. Ubona ari igiki abana b'abakobwa cyangwa se n'abagabo ubona baryamana bakiri batonya, abakobwa bakajya kuryamana n'abagabo bakiri batonya n'abagabo bakaryamana n'abana bakiri bato? Ubona biterwa n'iki? Nirari ry'ibyisi ariko uko birakabije cyane. Menya Satani yaramanutse akagera ku isi. Ubwo birakabije kumva ngo umuntu yaryamanye n'umwana w'imyaka 14, kumva ngo umuntu yaryamanye n'umwana w'imyaka 15. Ni ibintu n'amahano ntabwo nzi ikibitera mbona nirari. Kuko abana bubu bari no gukura cyane nugira ngo ni twebwe twironderezaga. Bana bubu bari gukuka mubona nyine ukabona bafite ukuntu baremetse ukibeshya ko ari umuntu mukuru nyamara ari umwana. None iki gihano bashyizeho ku bagabo ntigikakaye kuba umuntu ngaho yaryamanye n'umwana w'imyaka 16 n'irindwi ntago ari igihano gikakaye ku buryo cyaba kigwisha abagabo mu gatego? Ntabwo gikakaye nkurikije amategeko ariho. Ariko uzi kubona umuntu akononera umwana w'imyaka 15 aba yica hazaza he. Kandi wowe ubuzima bwawe warabushyikira ufite mu biganza byawe, ariko kumva ashaka konona umwana utari wawe uba wisha ubuzima bwe. Abasore twe ntibatwonona mwebwe hamwe nyine ubwo niba babonona sindabimenya, ariko namwe niba babonona ni ikibazo gikomeye. Ko hagiye amategeko y'abana b'abakobwa ubu nkatwa abahungu urumva nkaye nk'umubyeyi wadusabiye koko natwe bakabishyira. Ariko namwe biriho ubu nkanjye nkagutinyuka nkagufata. Ubwo rubanda nyine rubiye. Ubu se wamera ngaho ubwo rero mwafite ubwenge karemana abakobwa badafite. Mbwira wampera. Naguhera he? Abana b'ubu nabo b'abahungu nabo bafite ikibazo. Nabo bafite irari ry'amafaranga. Umwana w'ubu urajya kubona ukabona yashatse umugore umubyaye, ukabona yashatse umugore umubyaye. Ntawe ntunze urutoki mumbabarire ntawe ntunze urutoki. Ariko akenshi n'irari ntabwo nibaza ko irari nari urukundo. None se uvuze ko urukundo rutabaho? Urukundo rwa 50. Nk'ubu hari umuvandimwe mperutse gukoresha interview mu minsi ishize, afite imyaka 20 hafi n'ibiri, ariko avuga ko afite 25. Ubu ari gukundana n'umuntu ufite imyaka 41. Undi na 22. Umuhungu afite 20 wavuga ko afite 25,
undi afite imyaka 41. aho naba ngiye kwivanga ariko simbi. Yes, wavuze yuko ujya gushaka umugabo mwebwe ubundi mwagenderaga kuki? Ku myaka yawe wagenderaga kuki? Urukundo nyine ni nk'ibyo byose, ariko je imyaka nayo ifite. Ubu se umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe wamushingira ku myaka 19? None haruga ari mineri se myaka 19 na 20. Umukobwa uzi ubwenge, aho umukobwa uzi ubwenge, usibye ko amategeko nyine adutegeka gusezeranya 21. Imyaka 19 ntabwo ari mineri, nta tegeko ryahana uwo mushatse. Wamushingira uko leta yamfunga nyine kuko atujuje imyaka yaduhana, ariko yagenda kubaka urugo biterwa n'uburyo wamureze. Kubaza ubwenge nutwo narinze ubwenge sinarongose, narongoye neza da biranakunda. Bitwaye iki? Ntabwo byigeze byanga cyangwa ngo biyobe. Oya nararwubatse da ruranakomera. Komera nyine nuko cyagize amahirwe ngo rukomeze, ariko nta kibazo cyarubayemo. Ubu kuva kuri iyo myaka 22 upfaka rubura umutware wawe kugeza niyo ntabwo wigeze wongera wumva ushaka gushaka umugabo? Ntabwo byigeze biza ko kanya, ntabwo byaje, ariko sinavuga ngo sinabuze n'abashaka kunshaka. Ariko burya umuntu aravuka, Imana ikaba yarateguye ubuzima azabaho muri urwo rwego rwo kugeza uyu munsi nawe nashatse. Kubera iki? Ufite umubiri, urabyara, nturingumba, ufite umubiri. Niyo wabingumba ntiwashaka se? Nabagenda se? Washaka. None nkate nibaza mu myaka ubu ngubu wenda nimba atari banga ufite imyaka ingahe? Ngiye kuzuza 47. Imyaka 47. Umaze imyaka 25. Ngiye kuzuza 23 kuko napaka 9 karindwi. Nta mugabo. Ariko sha urwo rushinge witeba rwitangwa iki? Urushinge kizi rutuma udashaka umugabo. Ninge wa mbere se cyangwa wa nyuma? Nuko utabishaka ariko wowe. Urumva hari inzitizi ugenda ugira mu buzima zigenda zikubuza. Cyo gihe nari mfakaye mfite umuzigo wa famille, icyo gihe nari imfubyi, mfite bene mama, mfite imiryango, numva igiye ku mutwe wanjye. Ngendera muri ako gahuge ko kumva ko ndi chef w'abantu, kandi hari abantu udashobora kujya gushakana, hari n'abantu udashobora gusiga. Ubwo rero ko imyaka igenda itambuka ibintu bimwe bigenda bigucika, ugasanga n'ubundi ntacyo kiramira, ugahitamo gutuza. Bivuga ngo urukundo wakunze famille yawe cyangwa abavandimwe abawe nirwo rwatumye utavuga ko ugomba kongera gushaka umugabo n'uyu munsi. Ubu se haje umujama ari hese ahubwo ko bamaze gukura. Ari hese akaza aje akavuga ati njyewe maneke mfite urukundo kandi nzagufasha gutunga umuryango, ndagutereka mu mago. Usaha unjanye ngo nkumaye koko tuvugishije ukuremi. Wawe unjanye ngo mubyarire, wawe unjanye ngo nguhingire, wawe unjanye ku myaka hafi 50 ngo tujye twisekera. Koko tuvugishije ukuri, tuvugisha kuri ibintu biri logique. Ubu wawe unjanye mbese urambona, mbese bakarambagiza bagasaba bagakwa ntambara gatimba. Ntabwo ariko ntawe nteye ibuye, njyewe ubwo si ibyanje. Ibyawe ni ibihe? Ibyanje ni ibi. Ariko ntawe umenya imipango y'Imana. Turavuka tugashaka tukapfakara, ubuzima bugakomeza, uravuka ugakura, ushobora no kubona mu zabukuru nisubiye da ukabona ndavuze niyemiwe ngwino ubutaha. Nta wamenya kuko desta y'umuntu nta umenya. Ese kuki nge ntazimanukane Musanze ukazizana we koco nkazitereka Musanze akavuga ati njye maneke bana ngo tereke ko mureba wowe bahita bamfunga urufunguzo bakaruta muri wese. Abesha udabura abana b'abakobwa bari hano bakuru bavuga ati cyayemi utabatera ubwo. Oya uri imfura yaje, niyo mpamvu mbivuze. Ufite abana?
bangahe? babiri. Ubwo bavuga ubwo turangana harimo abo tungana. Ariko bivuze ko naye n'ubundi rukundo, rego urukundo rujya warushatse maneke. Buryo urukundo koko ni indwara. Ubwo yabibaye yandwara nkavuga ati nimanukiye kwa maneke Musanze ndagiye abajema baza baguherekeze nako musiye mubyita abapampe bakaguherekeza no kwa maneke ngo coach ugafatire ayi wenda pfuye. Ako se ko hamye uvuga ngo wajya mu rugo gukora iki? Umugore se ubundi akora iki ari mu rugo? Ushobora kubona n'umugabo ufite abana wenda nawe uri mu myaka ufite akavuga ati ngewe abana ndabafite nawe manekura bafite ngwino twirire se n'ubundi twatwikirira imwe. Ngo twabikora. Oye impamvu navuze kuriya nukuntu waruvuze inkundo z'abana. Umwana akeneye ubuzima, umwana akeneye avenir, usene hamuzamuriza kuki tukize mu gaciro amaboko ubuse aya ngaya sinyibasha guhinga, reba n'umubyibuho uranyiciye sinkibasha ubuse simbizi ko gahunda zose ufite amaboko ufite amaguru ufite mu mutwe atekereza fresh urabona sibyo? Ashobora kuza akavuga ati shinze alimentation hariya inyicajemo uyirimo umukozi ari uje wicara twiganirire twirire twisekere ubundi ubuzima bukomeze wangu wari he kuri yawe wabona mubonye ari arahari twikomereze ubwo ngubwo nzabona umumanukanye Musanze winjiye muri filime byaje gute? Hari ibintu Imana yikorera nanjye ntabwo nzi nagiye kubona mbona rumburi ariko narabikundaga cyane ko kera najyaga nkina amateatre n'amafilime wenda hari hataraza aya makamera cyane baranari aho twakiniraga yarataraza ko nibuka ko hari filime twigeze gukina yitwa Intimba y'Intore nibibuza guhamiriza kandi kizihirwa yari ishingiye uko jenoside yateguwe ko yatangiye uko yashyize mu bikorwa nuko yasojwe tuganisha mu mwe n'ubwiyunge iza guferinga rero birahagarara ariko birangira numva mbabaye umutima wanjye ko numvaga ari ibyanjye kera nkiga nakinaga amateatre utuntu nk'utwo ubwo rero bibaho ariko nkajya nkunda filime cyane n'ubusanzwe. Ubwo rero nyuma nkajya nshaka okaziyo yose ishoboka nabasha kwinjira muri sinema nyarwanda numva nanjye hari uburyo nateramo inkunga uburyo bwo gukina ariko uburyo ngenda mbubura. Ubwo rero ntumbaza uko nabonanye n'umuntu witwa Gugu arazaza kundeba arambwira ati nkeneye umumama wanshakira umumama wakina filime ndambwira ntiwanshyiramo ati wakwemera ni Gugu ndagukinira ubundi ruzacima hashye koko twatwike ko musike mubyita byose mbimenyeye muri sinema ndagukinira ni narabuze bise numva nuzuwe n'ibyishimo uwo munsi numva ndishimye cyane ariko Gugu nkabona ntari kubyemera ati anyita wakina ni jewe w'Imana Ingabire Jacqueline jewe nzagukinira buracya rero haciye nk'iminsi ngahe arambwira ati rero turajya muri ishuti ni igiki se mwana tabara rumva n'indimi ni danje katize za makorine shute ni iki se mwana ati nukuza nyine witeguye ibi ukaza ugakina umva ninjye wa mbere wahageze ndabyuka ko uwo munsi abandi batinze no kuhagera njye mpagera kare ntangirira muri filime yitwa Darkness of Christmas ndakomeza bona ndashoboye abanteye mu kiriyo cy'urukundo kuri Iris Rwanda. Ubwo rero ubu ngiye no gusohoka mu yitwa Silence Kill. Uri iki wowe? Urumva rero wowe uri iki? Ndi umumama nyine irajya saa 9 hanze. Uyu munsi kwa kane. Ndababwira ngo mujye kuri Iris Rwanda. Harimo na Miss Burundi.
iyo mwebwe abakinnyi murababona kuko harimo n'aba hano muri Kigali twazanye ndabazi waba ukopera rero ntago nkopera nge ndabazi ukakopera ni bibi gusa icyo nzi cyo nuko harimo umwe wo muri Miss Murenge Nyabitanga n'abandi rero ko reka tumutere na Yamba umukobwa turagusuje Nyabitanga ubwo rero nuko ninjiye nisanze muri sinema ndabikunze umutima wanjye uraryohewe ndanezera niyo mpamvu nazo mbwira mpora nseka iki cyambuza guseka ugiye kujya kuri tayerega nayigiyeho usura ariko mbonye kuri Afrimax wapi ona ntatema agapantaro ako kibaguruka turebe wambonye uri kuri ndi kuri size ubundi iki nicyo bita size wayibonye ariko taille française munda zero tuntu nk'utu reka rero nkubwire ngewe hari gym hano i Kigali sibyo ni gym nziza ndaza kugukubita link wahita ujya none gutya ikibazo ni Kigali usanzajya mvi Musanze gute ariko rero buri abantu baba bafite n'ibikorwa nk'ibyo ntago baba bazi nk'ubu wowe umuntu wakwamamariza akavuga ati wowe piscine uzajya uza koga ku buntu gym uzukore ku buntu sauna massage ukore ku buntu unyamamariza sibyo bari hehe sawu ngo bamfate mbamamariza nk'uwo yakwiye kunterura akamvana hano Musanze akantereka i Kigali akambwira ati wowe maneke rero nkwemereye ikira kitu ari gym ari piscine ubundi uwerekane hano hantu ko hashyira abantu ku murongo nabigukorera wa muntu ahubwo ntimuzi no gucuruza si nk'ibyo byose si nk'ibyo ari ibintu batazi winjiye muri filime ati uje gukina ati shoot ni ibiki shoot ni ibiki zamana baba gukubisa ikirori casting se ni ibiki ni costume ngaho ati casting urumva tuzi twe twize za makori uwarevu koma sava rero ni igikora yego bigikora ni casting ni shoot ariko ubu narabimenye ndashima Imana yo kabyara ko igenda inyagura mu bwenge iguhuza n'abandi bafite ubwenge cyane reka Imana yakubwiye ngo nzakwamamazira kwamamaza kandi wasanga uri umurokore yari yarabitubwiye ndi umurokore cyane uririmbira hejwe ntabwo ndiza ariko ndi umuririmba cyangwa ujya usirimba ndanasirimba bya hatari biri mu byatumye no ku murongo njya shuwa kibura beshya ntago mbeshya nshaka umwe mu ririmba ririmba se koko ririmba cameraman ririmbe ikandirimbe uri Imana ikomeye ihambaye uri Imana ikomeye ihambaye naba ndwaye ndi muzima uri Imana naba ntunze cyangwa nkennye uri Imana naho amashyo yashira mu biraro inzabibu izera imbuto mu gihe cyazo nakubaha isi yose ikabimenya nakuvaho isi yose ikabimenya ibyo byose ntacyaguhindura uzahora uri Imana amina Haleluya. Iyo ndirimbo wayisirimba, iyo ndirimbo ni igisirimba. Igisirimba se no gusirimba turi gusirimba. Turi busirimba. Cyane. Cyane. Yes ni filimi yanyu rero ubu aka kanya ubutumwa burimo. Muri no misi hari filime ziri gusohoka usanga abana amatamanero yazo berekana imyanya y'ibanga kandi ari abakobwa. Urabivugaho n'iki nkawe winjiye muri sinema nyarwanda? Filime yagakwiye kuba y'umwimerere imeze ute itanga ubutumwa bumeze. Urumva ubundi iyo uri umukinnyi wa filime ari jambo rimwe rivuga ngo twe turi umunyu w'isi.
umunyu w'isi urahindura icyanga. Umunyu utuma ibiryo bihinduka bikagira uburyohe. Ni ukuvuga rero ngo filime dukina ubundi zakwiye kuba inyigisho. Ndagaho nk'urugero nko muri Darkness of Christmas. Darkness of Christmas ivuga umwijima wa Noheli. Nicyo bishatse kuvuga. Ni histoire igaragaza uburyo umuntu ukijijwe ashobora kugwa mu bishuko, nyamara hari uburyo yakwiye kwirinda. Noneho twagera ku kiriyo cy'urukundo. Ikiriyo cy'urukundo nacyo mubona ko harimo inyigisho kandi kakaye cyane. Iracyakomeza sinayisobanura ngo nyirangize kuko igikomeza. Bajye kwireba bajye kuri Iris Rwanda barebe bakore za share ba like n'ama comment ibidakosotse babikosore batubwire tubikosore. Noneho hasohotse indi mu mwanya saa 9 harasohoka yitwa Silence Killer. Ni nka virusi. Ni nka virusi yinjira mu muntu nabimenye. Ni nkuko umuntu yakwinjirira akaza ari inshuti nyamara afite objectif kukwica, kuguhemukira, gukora ikintu kibi. Ibyo rero ni inyigisho. Filime y'umwimerere igira wivana umuntu ikagira naho imugeza. Ni nko gukizwa. Ni nko gukizwa ikintu bidusaba ni ukuva ahantu habi tukajya heza. Kuva mu byaha ujya ahantu hazima. Na filime rero biriya bigisha ntawe nteyubuye afite objectif ye, ariko twebwe ubundi filime yakwiye kuba inyigisho ivana umuntu. Ese uriya muntu yatangiye ari indaya, ese uburaya buramumarira iki usibye kubamo akubitwa imihini, agira ate, ahemuka, agira ate, azava mate? Nuko twigisha twebwe kugira ngo umuntu azave ahantu afite ahandi hantu. Niko filime yakwiye kubikoza. Niko filimi nzima yagakwiye kuba ikoze ubutumwa bwiza kandi bufatika. Ubwo ufite ugutwi yumva icyo kibonka bwira amatorero ya za filime. Nuko banyira amatwi yumva bumva. Yes, ndero ndagira ngo noneho tugana ku musozo w'ikiganiro ugira ikintu noneho wibwirira abantu bashobora kuba barihebye kubera ingano ubumaneke. Ubundi umubyibuho ni iki? Wawusobanura gute? Umubyibuho ni ibintu udashobora gusobanura. Kubona biza se. Umubyibuho ni ikintu udashobora gusobanura. Umubyibuho nyine ni ukuza k'umubiri ukabyibuha ukarenza urugero. Bishobora kuganisha no mu rupfu. Ariko hari ibintu udashobora no kugarura. Naguhaye urugero uko navutse, uko nakuze n'uyu munsi. Ariko kugeza uyu munsi hari ibyo ndi gukora. Ikintu nabwira abantu banini ni ukwiyakira. Cyo nicyo cyambere. Iyo utiyakiriye urapfa, tukaguhamba ubuzima bugakomeza. Ntangi gihe nageze kuri stade ngomba gupfa. Iyo ntaza kugira ikingarura ngumba naribagiranye. Ikintu nababwira ni ukwikunda. Kwikunda akumva ko Imana iturema uburyo butandukanye, ishaka kukurema ukananuka bikabije, ishobora no kukurema ukabyibuha. Ibyo byose rero bisaba kwiyakira. Twirinde kurya ibirenze urugero rwacu, byo ni ibintu byumvikana. Twirinde kwihakato. Ndumva ibindi tuzaje tubiganira ku munsi uzajye uhinduka. Twirinde kwihakato, twikunde. Kandi na societe itwakire turi abantu. Turi beza, umuntu munini n'umuntu mwiza. Akuze ukuntu uri icyuki mwana. Wabibonye? Ndi icyuki, ndi mwiza. Ariko ukabona umuntu aravuze ngo kira dore ikigore. Ndi umugore ntabwo ndi ikigore. Ikigore ni kibi. Nta kigore kibyara. Nta kigore kibi kibaho. Nta n'ikigore kibyara. Suko. Kandi umuntu kwita ikigore se kandi bugacyanga. Ngo dore kiriya kintu. Ngo dore ngo wakibonye. Ngo yingo ndapfuye widusesereza. Kuko ntabwo tungana gutya kuko tubishaka. Tungana gutya kuko ariko Imana yabishatse. Yes, rero ubutumwa watanga bwawe ku giti cyawe dusoze ikiganiro tugiranye. Ubutumwa natanga ni ugushyigikira filime nyarwanda. Bakadushyigikira nk'abanyamusanze. Ntabwo turazamuka. Bareba amacano yacu bajye kuri Iris Rwanda badushyigikire. Dukeneye abaterankunga, tunakora publicité. Mbese ni badushyigikire. Akoze kuko ubona urimo ugira gutyo ati MTN yabazaniye akantu kameze. Ko nakunyukira ugayoberwa. Ni badushyigikire bajye kuri Iris Rwanda. Dukorera Musanze, turahatuye, badusure, badukuremo abakinnyi, turimo abakinnyi bakomeye.
bagira aho batuvana bagire naho batugeza dukeneye inama zabo kandi bamara kureba amafilme yacu bakande comment bajye kuri comment bana subscribe byarananiye bajye kuri abone banasharinga. Yes, wakoze kubana natwe. Ngewe amazina yanjye nitwa Emi Nyawe. Jya kuri Iris Rwanda ukandeho subscribe ubashyigikire. Ni abanyamusanze. Nimba uzi umuntu iwanyu Musanze ukina muri iyi filimi kandeho subscribe isangiza abanyamusanze kandi twese tubashyigikire. Ikindi tunasevinge abanyamurenge bari mu kaga kakomeye kameze nabi. Bene wacu tubasevinge. Murabizi amahano yagwiririye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turakizi cyane twebwe kubarenza. Turabizi kubarenza. Twarababanjirije. Rero reka tubasevinge turebe ko nabo ubuzima bwabo bwagaruka bakongera bakaba mu buzima kandi ubuzima buzira ibyago ndetse no gupfusha kugiye gutandukanye. Nitwa Emi. Nyarukira kuri Instagram yanyu following ubundi buzima bugende neza. Gahunda ni kujya kureba Darkness. Silence killer. Guceceka k'umwicanyi. Okay. Tugende rero tujye kwireba kuri Iris Rwanda ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha.